Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ukorera amafaranga ukoresheje telefone yawe. Ahangaha ngiye kukwereka application ushyira muri telefone yawe maze ikaguhembera mu kumva indirimbo ndetse no gukina games. Ibi ngibi abantu benshi bamaze kubimenyera ko hari application ushyira muri telefone maze ukazikoresha ibintu runaka zikakwishyura. Iyi application irizewe 100% ndetse hari n'abantu benshi bayikoresha ikaba ibishyura. Aha ngiye kukwereka uburyo ikora ndetse nkwereke n'uburyo winjiza amafaranga ukoresheje ino application. Tambika telefone yawe kugira ngo video igaragare neza kandi ndagusabye kugira ngo urebe video witonze ntihagire agace na gato kagucika. Ikintu cya mbere ukora ni ukuza kuri application yitwa Play Store. Murabizi ko ari application n'ubundi usanga izindi application, cyangwa se ukaba wasanga link y'iyo application muri description y'ino video maze ukaba wanayibona. Ikintu ukora ni ukuza muri search mu gihe utakoresheje link iri muri description, ukaza ugasacingamo application yitwa Muri app, ugasacinga Muri app gutya, ukayisacinga. Ni application ikora neza kandi yizewe ndetse imaze igihe kinini cyane ikora kandi ihemba neza. Ndagusabye kugira ngo ukoreshe link iri muri description kugira ngo ubashe kuba wageraho utaza kubona application nyinshi zimeze nk'iyi ngiyi, ukaba wahitamo application itariyo. Murabona ko ari application downloadinzwe n'abantu miliyoni 10 kandi gafite rate 4.3. Uramutse umanutse wenda kugira ngo wizere ko ino application ikora neza kandi yizewe, ushobora kugenda ureba ibyo abantu bayikoresheje bagiye bandika bita ama reviews, ukomeje ukamanuka ugenda uyabona. Uraza ukore ahangaha ngo install, we haraza kuba hariho install nubwo nge hariho update. Murabona ko abantu bagiye bayikoresha bagiye bavuga ko ari application nziza. Nawe uramutse uyikoresheje ukabona ni nziza, ushobora kuza ukandika ahangaha kugira ngo uzafashe n'abandi bantu bazayidownloadinga nyuma. Umaze kuyibona rero, ikintu ukora ni ukuza muri telefone yawe n'ubundi urahita ujya muri telefone yawe, ubwo uraba wayidownloadinze wakoze install. Uraza install uyikore maze uhite uza muri program ufite cyangwa se mu application ufite uyisangemo. Murabona ko ngewe application ifitemo ni yitwa Muri app. Urayifungura, ukimara kuyifungura uraza gukora account, uraza gufunguramo account ukoresheje email cyangwa se ikindi kintu ushaka gukoresha. Gusa ngiye murabona ko account n'ubundi ngewe nsanzwe nyifite, namaze gukora account. Ntago ngiye kubereka uburyo bakora account, ahubwo ngiye kwereka uburyo winjiza amafaranga. Gukora account biroroshye, ushobora kuza guhita ubona no gukurikiza ibintu biba byanditseho. Ino application nkuko nababwiye winjiza amafaranga mu bintu bibiri, ndetse nza kukwereka n'aka gatatu winjiza amafaranga, gusa ko si ngombwa cyane. Winjiza amafaranga mu kumva indirimbo. Murabona ko hariho ama option menshi, hari indirimbo zitandukanye ushobora kugenda wumva. Izi ndirimbo ni nziza kandi ushobora kuzumva. Ni application isanzwe n'ubundi ujyaho ukumviraho indirimbo nk'uko ukoresha izindi, gusa iyi ngiyo icyiza ni uko ibiguhembera. Ibi ngibi rero ushobora kubikoresha ino program ukayikoresha ukayumviraho indirimbo maze ugahembwa amafaranga. Ikindi kintu uhemberwa ni ugukina games nk'uko nari nabibabwiye mbere. Ahangaha ujya ukabona ama game atandukanye. Nk'abantu bakunda gukina games, ushobora kuza ugasanga game muri ino application ukaba wazikina maze ikaguha amafaranga. Ukibaza uti noneho game uzikina gute? Game hari application nyinshi zikora nk'iyi ngiyi, ujyamo ugasangaho game ukazidownloadinga uciye ahangaha. Nk'urugero dukoze ahangaha handitse ngo play now, reka dukore kuri ino buto yitwa play now. Uraza uhite ukora ahangaha handitse ngo continue. Ngiye kubereka nk'urugero nyine ushaka gukina games uburyo ubigenza. Uraza ukora ahangaha handitse ngo continue, numara gukoraho birarodinga gatoya, uhite ugera ahangaha handitse ngo welcome to playtime. Ukora ahangaha handitse ngo accept. Uraza gukora accept. Numara gukora kuri accept urahita ubona ko hari ama game menshi barimo kukubwira ngo udownloading. Kandi buri game murabona ko hejuru igiye ifite ama coin cyangwa se tubyita amafaranga uhabwa umaze kuyidownloadinga cyangwa se buri level. Uraza ukora ahangaha play now rero udownloading ndetse ukurikize amabwiriza baba bakubwiye ahangaha kugira ngo kuko amafaranga uyabone. Ahangaha ikintu ukora udownloadinga game bisanzwe ikajya muri phone yawe ukayikina, maze ukuyikina ukaza kuri ino application n'ubundi yitwa Muri app, ukajya ubona ko amacoin yawe arimo kwiyongera. Nk'urugero mubona ko kuri iyi ngiyi barimo kutubwira ko kuri level turangije, buri level bagenda baduha ama point. Aya ngaya murimo kuyabona, ndetse ukaba wayidownloadinga ahangaha bakakujyana kuri Play Store ukayidownloadinga, maze ayo ma point ukaza kuri ino app yitwa Muri. Iyi ngiyi tudownloadinze n'ubundi ugahita ubona ko ayo mafaranga yose ariho, ukaba wahita unayabikurizaho.
kumva indirimbo ndetse no gukina games nibyo maze kubabwira, gusa bavuga ko bagiye kongeramo n'ubundi buryo butandukanye, ubundi buryo bwinshi ushobora gukoresha ukinjiza amafaranga. Kubikuza rero uzanga handitse ngo redeem, ahangaha nkoze murimo kuhabona. Kubikuza ukoresha uburyo bwa PayPal, murabizi ko naberetse video yerekana uburyo ushobora gufungura PayPal ikora neza mu Rwanda, ukajya uyikoresha ubikuza, ubitsa, ukora ibintu byose by'ama transaction kuri internet. Ushobora kubikuza rero ukoresheje PayPal, ndetse ni application yizewe. Iyo umaze kugira ibisabwa umaze kubikuza, amafaranga ahita akugeraho kuri account yawe ukayabona. Rero ni ugutangira tugakoresha buno buryo tukinjiza amafaranga dukoresheje ino application yitwa Muri App. Uramutse uzamutse hariya hari imibare kuri balance, murabona ko mfiteho amafaranga 115 ni amacoin yo muri Muri App, Muri 115. Ano ntago wahita bikuza kubera ko ni 3% by'amakeya wabikuza. Ikindi kintu ushobora gutumira abantu, nanone uramutse ufite abantu watumira, gusa bwo ntago ari itegeko, nta nubwo byakubuza kubikuza amafaranga ufiteho, ukaba watumira abantu maze ugatangira gukorera amafaranga. Rero ahasigaye nahawe. Kandi niba urimo kureba ino video warakoresheje ino application, ibyiza nuko wakora comment kugira ngo ufashe n'abandi batari bayikoresha.